Mu kumara kumva iryo zina rya papa we na musaza we Asha Imogeni ryahise rituma dukubita agatima kuri Ayeri Crespo na nyirakuruza Berisima, sekuru Crespo na mama we Putera Arista, nko kuvumbura ko burya bafitanye isano natwe. Iryo zina rya papa wa nyogokuruza Rozari Imogeni twari twumvise rigatuma twisanga dukubise agatima kuri Ayeri Crespo nta rindi ni Julius Saviour, umwami wa nyuma wa Metrobet. Bisobanuye ko Rozari Imogeni na Asha Imogeni bahoze ari ibikomangoma muri iyo ngoro ya perezida yahoze ari ingoro y'ubwami Royal Palace. Naho impamvu twamaze kumva ko Rozari Imogeni ari igikomangomakazi cy'umwami Julius Saviour, tugahita dutekereza Ayeri Crespo, mama we Putera Arista, sekuru Crespo na nyirakuruza Berisima. Nuko mu nkuru Mariya yasomye mu gapapuro kasizwe na Putera Arista ubwo yasigaga Ayeri Crespo mu gashyamba, yavugagamo uburyo nyirakuruza Berisima yabujijwe amahirwe yo kuba umwamikazi n'abakoroni ubwo bamwiciraga umukunzi we wari igikomangoma. We bamushimuta bamujyana hakurya y'amazi magari, akagenda atwitiye umukunzi we. Tumaze gusobanukirwa ko burya yari Asha Imogeni, iyo nda ikaza kuvukamo Crespo sekuru wa Ayeri Crespo, maze Crespo akaza kubyara Putera Arista waje kubyara Ayeri Crespo nyine. Tukirimo gusesengura iby'isano riri hagati yacu na Ayeri Crespo rizingiye ku mwami Julius Saviour no gutungurwa no gusanga burya dufite inkomoko ibwami, Rozari Imogeni yadusabye gutuza agakomeza inkuru ye ngo tudatindana abashaka gutaha. Nuko tumwikiriza tumwereka ko tumaze gutega amatwi, maze akomeza avuga ati mu buzima ubayeho ku isi kwirakwiza urukundo aho uri hose, ntutume hari umuntu uza agusanga ngo asubireyo atishimye. Mu by'ukuri aya magambo angarukamo buri gihe anyibutsa papa wanjye Julius Imogeni wari wariswe izina ry'ubwami Julius Saviour, akaba yari umwami wakundwaga n'abayoboye bose kubwo kuba yaraharaniraga ibyishimo by'abaturage mbere y'ibindi byose, ku buryo igihugu cyarangwaga n'amahoro n'umutekano ku bw'ubumwe bw'abaturangaga nk'abenegihugu ba Metrobet, nubwo bitasubije ko ubwo bumwe bwacu bwitambikwagamo n'abakoroni bari bamaze imyaka myinshi mu gihugu cyacu. Gusa iby'amateka yahahise hacu sibyo nshaka gusubiramo, kubera ko ndabizi neza ko mwabyize mu mateka, nanjye mukanyiga mu mateka mutazi ko ndi nyogokuruza wanyu. Ahubwo ikintu gitumye mbahuriza hano no kubibwira no kubaha misiyo yo kujya Iyope kunshakira amaherezo y'inshuti yanjye Berisima wendaga kumbera muramukazi wanjye, aho ubushuti bwacu aribwo bwatumye menyana na sogokuruza wanyu Romani Makabe wari usanzwe ari mubyara we kubwo kuba mama we Geridine Makabe yaravukanaga na nyirarume Jordan Makabe. Ubwo nanjye muhuza na musaza wanjye Asha Imogeni. Rero ntabwo ngiye gusubiramo ibyabaye byose ku munsi w'isanganye yagwiriye umuryango wacu w'ibwami, kubera ko ndakeka inkuru nabwiye Lizi ya Sevilla y'uburyo insanganye yakurikiwe nuko musaza wanjye ancikishije aho nari ngiye gushyingirwa ku ngufu, n'umwe mu bakoroni bagahita bamurasa. Mu rugo twari dusizeyo Berisima waje aririra ku murambo wa musaza wanjye Asha Imogeni, maze umusore bari bagiye kunkingira ku ngufu agahita avuga ko agiye kumwishumbusha nyuma yo kumpomba. Nuko bica ababyeyi banjye bombi n'abandi bose dufitanye isano. Naho Berisima kubwo kuba ari mwishywa wa Jordan Makabe bafataga nk'ikigomeke kuri bo, bagira impungenge ko Berisima we bamwishe nyirarume Jordan Makabe n'ababyara be babagabaho igitero simusiga, bituma bahita bihutira kumwuriza indege bamushimutira Iyope. Ibintu byababaje nyirarume Jordan Makabe cyane n'ababyara be, intambara ikomeye ikarota. Iby'urugamba byose uko byagenze nuko nisanze mu ngando y'inyeshyamba ziyobowe na Jordan Makabe, nkakirwa na mabukwe Lizi ya Makabe kugeza Romani ambibye mu rubuto rwaje kuvukamo sogokuru wanyu Maximilian Asha muzi nka Maxi Asha. Byose nirirwa mbisubiramo kubera ko nabyo byose nabibwiye Lizi ya Sevilla. Ahubwo impamvu nshaka ko mujya kunshakira amaherezo y'inshuti yanjye Berisima nuko bamushimusa twitinda ya musaza wanjye Asha Imogeni. Ibintu twari tuziranyeho uko twari bane, njyewe Berisima, musaza wanjye Asha Imogeni n'umukunzi wanjye Romani Makabe, ku buryo twari twarapangiye gutegura ubukwe bwabo igitaraganya bitaramenyekana, kubera ko byari kuba ari ishyano ibwami kumva ko igikomangoma cyakubaganye. Ikirenze iby'umukobwa watwitaga atarashaka bakaba baramurohaga muri Beteli River ngo atembane n'uwo muvumo yaragiye kuzanira igihugu. Ariko muri uko gutegura ubukwe kw'imiryango yombi tukitambikwa n'abakoroni bategetse ko mbanza nashyingiranwa n'umwe muri bo,
ababyeyi banjye nabo n'ubundi nk'abantu bayoboraga bagendeye ku mabwiriza y'abakoloni babura imbaraga zo kubihakana, aribwo musaza wanjye Asha Imogeni yancikishije aburizamo ubukwe, arwana no kunshyira mu maboko y'umukunzi wanjye Romani Makabe. Nuko mu guhindukira ngo ajye gucikisha umukunzi we Berisima bahita bamurasa urufaya rw'amasasu. Rero ndashaka ko mwerekeza iyo pe mukajya gushaka amaherezo ya Berisima, mukamenyera niba yaba yarambyariye umwisengeneza n'amaherezo yabo bombi. Nta wamenya, wasanga ngize umugisha wo kubona itara rikomeza gucana izina ry'umuryango w'aba Imogeni, kubera ko njyewe n'abankomokaho turi abamakabe. Bityo ndashaka kumenya ko kuba naraharaniye kutazima kw'abamakabe ndi umu Imogeni n'ababerisima nk'umwamakabe yaba yaraharaniye kutazima k'umuryango w'ibwami w'aba Imogeni. Rwose nimugira uwo mubona muzaze mumuzanye murage iby'ibwami byose nk'igikomangoma. Nyogokuruza Rozari Imogeni yarangije kutubwira byose twaguye mu kantu. Gusa kuri twebwe amaso tuyahuriza kuri Angelo nk'umuntu ukundana na Marone, kandi tukaba twumvise ko Berisima nka nyirakuruza wa Marone ari mubyara wa Romani Makabe, nka sekuruza wa Angelo kuri Geridine Makabe na Jordan Makabe. Nanone Asha Imogeni nka sekuruza wa Marone akaba ari musaza wa Rozari Imogeni nka sekuruza wa Angelo. Ariko mu guhuza ayo masano twibuka ko n'ubundi hari abashyingiranwa ari ibibyara, bityo kuba isano rya Marone na Angelo rihuriye kuba ari utuvivi twa mushiki na musaza aribo Jordan Makabe na Geridine Makabe, nanone rikongera guhurira kuba ari utuvivi twa Julius Savior umwami wa nyuma wa Metrobeti riri kure cyane. Nuko muri ako kanya nyogokuruza Rozari Imogeni atubaza impamvu turebana, gusa ntitugire icyo tumusubiza kuri misi yaduhaye. Bitamusubiza ko atari ngombwa ko twirirwa dutega indege tugiye pe gushaka amaherezo ya Berisima, kubera ko dusanzwe tuyazi cyane. Ikirenze ibyo uko yaharaniye kurinda kuzima kw'abamakabe, ni nako na Berisima yaharaniye kurinda kuzima kw'aba Imogeni, nubwo we yaje kwicwa n'agahinda yatewe no kwicwa k'umwana we Crespo yabyaranye na Asha Imogeni, agakurikizwa umukunzi we ubwo bageragezaga gucika ngo umwana mutwitiye atazafukira mu bucakara. Magazi bagategereza ko uwo mukunzi we yibaruka umwana atwite ngo bazamusigarane nk'umucakara. Akimara kwibaruka umukobwa mwiza babona kumukurikiza umukunzi we Crespo, naho uruhinja rw'umukobwa barushyikiriza nyirakuru Berisima waje gupfa. Maze uwo mukobwa Putela Arista mu gukurana uburanga budasanzwe abengukwa n'umwana wa shebuja amufata ku ngufu kugeza amuteye inda yaje kuvukamo Ayeri Crespo. Ubwo nyogokuruza Rozari Imogeni namusobanuriye byose, mubwira uburyo Berisima na Asha Imogeni bafite abuzukuruza bane, Ayeri Crespo, Yoranda na Marone. By'akarusho za mbuto z'ubuyobozi barazivukanye, kubera ko ubu tuvugana Ayeri Crespo ari mu nzira zo kuba perezida wo muri kimwe mu bihugu by'abakoloni aricyo Vedined. Narangije kubwira nyogokuruza Rozari Imogeni byose byamurenze cyane, atangira kwicuza impamvu atari yaratwibwiye kare, akaba yari yenda kwitesha amahirwe yo kuzajyanira musaza we Asha Imogeni n'inshuti ye Berisima inkuru nziza yuko aba bakomokaho bakomeje kwigarurira isi. Twebwe tumubwira ko igihe abitubwiriye ari cyo cyanyacyo, we atubwira ko akeneye kubonana n'umukobwa ukomoka ku mwisengeneza we Crespo ariwe Putela Arista hamwe n'abana be bose igitaraganya. Twebwe tumubwira ko abo abona ako kanya ari Putela Arista, Yoranda na Marone, naho Ayeri Crespo we afite inshingano zikomeye ku buryo atahita aboneka. Nyogokuruza Rozari Imogeni adusubiza ko uburyo Ayeri Crespo ari we ufite aho ahuriye cyane n'amateka, ari we yarakeneye kubona cyane, ariko nabo bandi kubabona biramuremamo bushyashya. Nuko tumubwira ko bwije bityo areke tuzajye kubareba ejo. Ahita dusubiza ko imyaka afite itamwemerera gupanga iby'ejo kubera ko bibara b'ejo, bityo we abara iby'aka kanya ku buryo adashobora gupfusha amahirwe aka kanya afite ateganya iby'ejo, kandi ntawe umenya uko ejo hazaba hameze. Ibyo kubyumva Angelo na Vira badusaba ko tureka bakamwerekeza kwa Putela Arista, naho twebwe tukaza kuvugisha Ayeri Crespo tukumva niba yaboneka ngo aze kureba mushiki wa sekuruza Asha Imogeni. Ntabyo gutinda, twavuye aho ngaho tugaruka aho twasize abandi. Bahise batwakiriza kutubaza impamvu nyogokuruza Rozari Imogeni yadutindanye, nkaho twari twananiwe kumvikana ku murage yaduhaga. Muri ako kanya mpita mwitegereza cyane mwicira isiri ngo yibwira abari aho bari baramuburiye irengero, kubera ko mu mateka twize bavugaga uburyo we n'inshuti ye Berisima wendaga kumubera muramukazi we. Imirambo yabo yaburiwe irengero burundu.
Kugeza n'uyu munsi hakaba hakiri abakora ubushakashatsi ku maherezo yabo. Namaze gusaba nyogokuruza Rosalie Imogeni kwibwira abari aho bose, we ansaba ko mbabwira byose nshaka ko avuga. Mpita nsaba Villa yabwiye byose mbere yacu kubwira abari aho uwo nyogokuruza Rosalie Imogeni, dore ko abandi bose bari bamuzi nka Hilary Fiziya. Nuko Villa atangira avuga uburyo yahuye na Hilary Fiziya bwa mbere bahujwe na papa we Romance. Nuko avuga inkuru zose nyogokuruza Rosalie Imogeni yamubwiye, asoreza kuza tubwiye mu kanya. Nuko arangiza kuvuga byose, bose baguye mu kantu. Bose bahuriza hamwe ko burya imbuto y'ubuyobozi umuntu avukana igihe runaka kigera ikera, abaturage bagatangira kuyisoromaho imbuto ziryoshye. Kubera uburyo Nora Montana abaye perezidante nyuma y'uko abasokuruza bacu bahoze batwara igihugu kikiri ku ngoma ya cyami, iyo mbuto y'ubuyobozi ikaba yaguye imipaka no mu bihugu mpuzamahanga, kubera ko Ayer Crespo ari mu nzira zo kuba perezida wa VDNED. Kuri mama wanjye Nora we yari yabuze icyo avuga, ahubwo mu bwuzu bwinshi asigara ahobera nyirakuru Rosalie Imogeni, aramugumana cyane. Kumurekura biranga burundu. Kera kabaye yaje kumurekura n'abandi baramuhobera. Nyogokuruza n'ubundi nk'umuntu umaze gusaza cyane yahise avugiraho ko turi kumutindira kujya kubonana na Putera Arista, umwuzukuru wa musaza we Asha Imogeni. Nabo baramwumvira baramurekura, maze Villa na mubyara we Angelo baramusindagiza ngo bamutware. Mama wanjye Nora ahita asaba Shariton Oshea guhamagara Liyetena Kentana agategura ikipe y'abarinda perezida ibaherekeza, nawe abikora nk'uko abimusabye. Nuko abasigaye aho dutangira gupangiraho gahunda ikurikira. Perezidante Nora Montana avuga ko ejo ari ugutangira akazi ke, ategereje igihe azarahirira, kubera ko ateganya kurahira nyuma y'amatora y'Ikentrone. Masofa na VDNED kubera ko ashaka ko abaperezida baho nabo bazitabira ibirori by'irahira rye. Njyewe na Shariton Oshea tuvuga ko tudashobora gutuza mu gihe Bakidesi na Doris bakidegembya, bityo kuva ejo turatangira umuhigo mu ibanga rikomeye cyane. Perezidante Nora Montana dusabye ko ibyo tubiharira ubutasi, tumusubiza ko tutabwiringira 100%, bityo natwe tugomba kwishyiriraho akacu. Nuko adusubiza ko ataduhagarika abona twasizoye, ariko tuzabigendemo gakeya hatazagira ubigenderamwo, kandi twaranyuze mu rugamba rukomeye tukarurokoka. Ibyo ntabwo twabitinzeho cyane. Twasohotse mu nzu duherekeza abashyitsi bose bari batugendereye mu ngoro ya perezida ariyo Ice House, tubageza kuri parikingi binjira mu mamodoka bajemo, aho mu rugo hasigara njyewe, Adela, Raisa, Dogiteri Arisha, Perezidante Nora Montana, First Gentleman Montana, Ronnie na Denira. Ubwo twagarutse mu nzu tuganira ku kuba twisanze mu butaka bwahoze ari ubw'abasokuruza bacu, by'umwihariko kwiyumvisha ko dukomoka ibwami byo byari byatugoye cyane. Gusa ibyo ntabwo twabitinzeho cyane, ahubwo twafashe akanya ko gusezeranaho ngo tujye kuryama ijoro rya mbere muri iyo ngoro ya perezida yahoze ari ingoro y'ubwami. Ijoro ryagenze neza cyane ku buryo ryanryoheye ntimenyere igihe bwakereye. Mu kubyuka nsanga bose baramukiye aho ngaho, bigaragara ko nta n'umwe ufite gahunda yo kujya ku kazi. Mu kubaza impamvu bansubiza ko barimo kwitegura nyogokuruza Rosalie Imogeni, kubera ko ubu tuvugana Angelo, Villa na Yolanda bagiye aho nyogokuruza Rosalie Imogeni yari atuye kuzana ibintu by'ingenzi ngo aze yimukira hahoze ari iwabo tumusajishe neza. Mbajije impamvu noneho kera kabaye yemeye kuva muri rwa rugo, bansubiza ko byose yabiterwaga n'agahinda katumaga yumva ikimuhaye amahoro ari ukwibera wenyine adahura n'abantu benshi. Ikirenze ibyo yashakaga gukomeza kwibera mu bwihisho, none ubu ntacyo akikanga kubwo kuba igihugu kiyobowe n'umwuzukuru we. Ikindi nanone uretse Rosalie Imogeni barimo kwitegura kwakira, bari no kwitegura abashyitsi b'imena aribo mama wacu Nera na nyogokuru Serine, bari mu nzira azana nyogokuru Serine baza kudusura. By'akarusho na nyogokuru Serine nawe akaba aje ngo twibanire kubera ko ntacyo akikanga, cyari cyaramuhejeje ishyanga mu buhungiro bwo kuba igihugu kiyobowe n'umukobwa we Nora Montana. Rero niyo mpamvu nyuma y'imyaka irenga 15 mu buhungiro ahisemo gutahuka akagaruka mu gihugu cye. Mbajije niba mama wacu Nera we atagumino, bansubiza ko we n'umugabo we batasiga akazi. Ikirenze ibyo Nera barateganya kumuha umwanya ukomeye mu gihugu cya Kentrone. Ubwo bamaze kumpa gahunda zose bantumira ku meza, mfata ifunguro rya mu gitondo. Nyuma njya muri dushe, mvuyeyo mfata Adela tuba dutemberana mu busitani bugari buri muri Perezidanse. Urwo rugo rugari cyane twararutembereye bishyira kera, tubwifotorezaho, tubwicaramo, tubwirukankaho,
mbese twabukiniyemo kugeza tunaniwe tuburyamamo tugaramye tunacurikiranye ku buryo imitwe yari iteganye. Ubundi dutangira kuganira mu mutuzo mwinshi kugeza Roni adusanze aho ngaho ari kumwe na Deyina, batubwira ko hari umukecuru unshaka cyane. Nuko njyewe na Adela tubyuka aho mfata Deyina akaboko na Adela afata Roni akaboko, tuvayo tubabaza igihe Deyina yaje n'uwamuzanye. Badusubiza ko Deyina yazanye na Sanchia, bazanye nyogokuruza Rozari Imogeni. Mu kubaza niba ari unshaka badusubiza ko we yahageze kare, ahubwo ni uwundi mukecuru unshaka cyane, kubera ko we ahageze ambaririza cyane mu kuvuga ko ari njye wakumbuye kurusha abandi bose. Ako kanya mpita ntekereza ko ari nyogokuru Serine uhageze, kubera ko nsanzwe nzi urukundo rudasanzwe nkunda, ku buryo aho yabaga i Kentrone inshuro zose yahamagaraga mama wanjye Nora ari njyewe yamubazagaho ntiyibuke Arisha na Angelo. Kugera ubwo mama wanjye Nora yamubajije niba atibuka ko Arisha na Angelo nabo ari abuzukuru be, amusubiza ko kuba yarababonye ari bakuru batamutera ubwuzu nk'ubwo mutera, kubwo kuba ahora nyibuka mu bwana bwanjye uburyo narakana kizihiye bose, bityo inshuro zose ntekerejeho anyibuka muri iyo shusho yo mbere y'imyaka 15 ihise, bityo kumenyera ko Arisha na Angelo nabo ari abuzukuru be rwose bizamugora cyane. Ibyo narangije kubitekereza twamaze kwinjira mu nzu, ntungurwa no gusanga ibyo natekerezaga ntaho bihuriye n'ukuri na gatoya, kubera ko natunguwe no gusanga umukecuru untumyeho ari undi nyogokuru wanjye ari we Cecile, wari kumwe na sogokuru Berenari, umukobwa wabo Carolina, abuzukuru babo Gomez na Lopez. Mu bwuzu bwinshi cyane nagiye mbasanga mpobera nyogokuru Cecile, Adela hobera sogokuru Berenari wamuhamagaraga umukazana we. Kuri nyogokuru Cecile abwira uburyo nabanze kubera nahagaritse kubasura, none birangiye bahisemo kuza kunyirebera. Nyogokuru Cecile yamaze kumbwira gutyo mwiseguraho, mubwira ko twacaga muri byinshi bikomeye cyane, nawe anturisha ambwira ko ntacyo batazi, kubera ko Caroline yababwiraga byose, ndetse ibyo byari bimpugije akaba ari byo bitumye turi aha ngaha. Nuko njye na Adela turabagurana, mpobera sogokuru Berenari na Adela hobera nyogokuru Cecile, dukomeza duhobera Carolina wari wicaranye na Sanchia bakuranye amufata nka murumuna we, bakonka ibere rimwe nubwo batavukanaga. Dukomeza guhobera n'abana be Gomez na Lopez. Mu guhindukira ku rundi ruhande tubona hicaye Putela Arista, Yolanda, Marone na nyogokuruza Rozari Imogeni, nabo tujya kubasuhuza. Ngeze kuri Yolanda mbwira uburyo ari bwasobanukiwe ko amaraso y'isano akururana, kubera uburyo yahise aba inshuti ikomeye na Angelo ubwo mama wacu Nora yamuzanaga bwa mbere kuri Memory High School, ubwo bamumushyikirizaga ngo amwiteho nka chef tene w'ishuri. Nanjye nagerayo mbasangayo akaba ari bo banyitaho muri twese uko turi batanu, nta n'umwe muri twe uzi ko burya dufitanye isano. Ibyo bivaho Marona bakubitaniye na Angelo muri library, amaraso y'isano amwimuriraho mu ishusho y'urukundo. Njyewe musubiza ko ibintu by'amasano byamaze kumvanga mu mutwe cyane, kubera ko umuntu wese tuziranye mu bihe bidasanzwe nshiduka nisanze dufitanye isano. Ibyo ntabwo twabitinzeho, nakomeje mpobera Marone, nkomeza nsuhuza Angelo na Vira mbabaza uburyo nyogokuruza Rozari Imogeni yishimiranye na Putela Arista, umwuzukuru wa musaza we Asha Imogeni n'inshuti ye magara ari we Belisima, hamwe n'umwuzukuruza n'abuzukuruza ba musaza we aribo Yolanda na Marone. Bansubiza ko yabishimiye bitavugwa, ariko avuga ko azishima kurushaho ahuye na Ayeri Crespo yarabaye perezida, akazamubwira ubutumwa ashyira Asha Imogeni na Belisima babujijwe uwo mugisha wo kuba umwami n'umwamikazi. None umwuzukuruza wabo akaba ayoboye abo bababujije uwo mugisha. Ibyo tukibiganiraho aho hinjiye nyogokuru Serine, mama wacu Nera na bene mama wacu Shirani na Shirini. Inyuma yabo haturukayo marume Nowa na Chancellor we, babyara banjye Suwerena, Sironina na Rotheni. Bakimara kwinjira nyogokuru Serine yahise ampamagarana ubwuzu bwinshi ngo mveyo mugwemo ataricwa n'ibicuro, kubera ko yarankumbuye cyane. Nuko mvayo mutegeye amaboko ayitangwa amambwira ko gusaza ari ugusahurwa, kubera uburyo yarambwiye ngo mveyo mugwemo yibwira ko nkiri kakana kari gateye ubwuzu. None narakuze ku buryo ari uva yakangwamo. Ubwo nyogokuru Serine yarampobeye ngoma na mpundagazaho imigisha, ku buryo abandi bose barangije guhobera abo basanze bose we akinyihariye, kugeza ubwo mama wacu Nora bimurambiye akamwibutsa ko aho hari abandi buzukuru be Arisha na Angelo. Ibyo nyogokuru Serine yabyumvise bimugoye ndekura yiganyira, asanga Arisha na Angelo. Mama wacu Nera nawe aboneraho akanya ko kumpobera n'impuhwe z'igisagirane,
mu kumbwira ko yahoraga ampangayikiye ku bw'intambara narwanaga, aho yahoraga afite impungenge ko ashobora kuzisanga atongeye kumbona ukundi. None nabashije kubinyuramo n'intsinzi ikomeye yo gutuma mukuru we Nora aba perezida w'igihugu. Nera akimara kumbwira gutya, abana be Shirani na Shirini ntabwo bigeze baduha akanya ko kuganira, kubera ko babyiganye bamwigiza inyuma ngo nabo bampobere. Nuko abaha rugari bampoberana ubwuzu bwinshi, nanjye mbagundirira icyarimwe mbagumana umwanya munini cyane. Nyuma ndabarekura nkomeza mpoberana babyara banjye bari barekereje, ari bo Suwerena, Sironina na Rofeni. Nkomereza kuri Chancellor, nkomeza njya gusuhuza na marume Nowa wari wahise ajya kwiyicarira. Nuko nsigara mpagaze hagati ndeba uburyo umuryango wagutse bidasanzwe. Abazimanira abashyitsi bo bakomeza kubazimanira cyane. Ibiganiro byuzuye umunezero byo bikomeza kujya mbere. Bidatinze mama wacu Nora afata umwanya wo guhuza no gusobanurira abataziranye, ahera kuri sogokuru Berenari na nyogokuru Cecile, abasobanurira uburyo bemeye kunyakira bakandera neza mu bushobozi buke bari bafite, ku buryo ntacyo nigeze mbaburana. Maze ahita ababwira ko abituye urwuri rwuzuye ishyo ry'inka nk'abantu yabonye bakunda ubworozi, bityo isambu nini iri inyuma y'aho batuye yamaze kuyigura, ku buryo ejo yohereza abahategura nk'urwuri bakazabona gushyiramo ishyo ry'inka. Mama wanjye yahuje abari aho bose, anagororera sogokuru Berenari na nyogokuru Cecile. Dukomeza ibiganiro bisanzwe kugeza Sanchia na mama wanjye Nora batangiye kwibukiranya ubuzima bw'ubushuti babanyemo bakiri ku ntebe y'ishuri. Sanchia abwira mama wanjye Nora ko uburyo yagaragaraga nk'agakobwa k'akaziranenge, atarazi ko igihe kizagera kakavamo perezida w'igihugu. Ubwo twarasabanye kugeza ku mugoroba, abashyitsi barasezera. Mu bashyitsi batugendereye aho hasigara nyogokuruza Rozari Imogeni uje kubaho, ndetse na nyogokuru Cecile ufite gahunda yo kwibera aho ngaho kubera ko ibyamuheza gishyanga byavuyeho. Nkuko nyogokuruza Rozari Imogeni byatumaga aba mu bwihisho byavuyeho, ku buryo mama wanjye Nora yiteguye no kumwerekana ku mugaragaro ku munsi w'irahira rye. Undi wasigaye aho ni mama wacu Nera n'abana be Shirani na Shirini. Ubwo twakomeje kuganira kugeza mu ijoro tujya kuryama. Umunsi ukurikiyeho dukomeza ubuzima busanzwe. Dogiteri Arisha na papa we Dogiteri Montana berekeza kuri Montana Hospital. Mama wanjye Nora we yerekeza mu biro bya perezida kugira ngo ibyo ashyira ku murongo, ategura irahira rye, aho yajyanye na murumuna we Nera. Bagenda basanga Rayisa nk'umunyamabanga wa perezida. Njyewe mperekeza Adela na Angelo ku kazi kabo kuri Max Asha Hotel. Aho mu rugo tuhasiga nyogokuruza Rozari Imogeni, nyogokuru Serine, bene mama wacu Shirani na Shirini, Denira na Roni. Nuko dusohoka aho tunyura ku barinzi bakikije urugo rwose. Ubwo njyewe na Adela twagiye tuganira bisanzwe kugeza tugeze kuri Max Asha Hotel. Njyewe mbasezeraho nkomereza kuri Abamakabe Hotel, televiziyo n'ibitaro, ngiye kureba mubyara wanjye Shariton Osheya ngo turebere hamwe uko twahigisha Uruhindu Bakidesi na Doris. Bidatinze naje kwinjira mu butaka bw'Abamakabe, nkomereza mu rugo rugenewe CEO w'Abamakabe Hotel Hospital ndetse na televiziyo. Nsangayo Rexa arimo gushyashyana akora imirimo y'isuku. Mu kumubaza aho abandi baransubiza ko Edina yagiye mu kazi, naho Shariton Osheya akaba yagiye kubonana na Arikimu Makabe mu rugo rwe. Mu kumubaza niba yumva nta rungu afite, ansubiza ko inshuti ye Becky Makabe ari mu nzira za kumureba, kubera ko bawubanye muri ino minsi nk'abantu bakundana na musaza wa buri umwe, aho Becky Makabe akundana na musaza wa Rexa, naho Rexa agakundana na musaza wa Becky Makabe ariwe Beckham Makabe. Ibyo akibimbwira kuko mbona Becky Makabe yinjiye aho ngaho. Amaze kunsuhuza mubaza amakuru ya musaza we Beckham Makabe, mfata nk'intwari ku buryo yarokoye ubuzima bw'umwana w'umukobwa Gizeniya ubwo twari i Heburoni. Ansubiza ko byose tuzajya kubyishimira Regiza wamuhinduye kubw'urukundo, kubera ko yatunguye abantu benshi cyane, yemera kugambanira papa we bari basanzwe bahuza muri byose. Naho amakuru ye nuko butuvugana abasaza be Beckham Makabe na Becca Makabe na mama we Deborah Makabe bari mu nzira bajya gusura papa we Tony Makabe kuri gereza afungiyemo, naho we akaba yanze kujyana nabo kubera ko isasu papa we Tony Makabe yamwirasiye, kandi ari papa we ntabwo rishobora gutuma mubabarira ku buryo adashobora no kumwegerana gatoya. Ariko njyewe mwibutsa ko yamurashe kubw'impanuka ari njyewe ashaka kurasa, nawe ansubiza ko byose ari amakosa ye kubw'inabi ye. Ikindi kandi nyuma yo kumva ibyo papa we Tony Makabe yakoreye se wabo Arikimu Makabe n'umuryango we, byo ntabwo bishobora gutuma amubabarira. Nubwo basaza be Beckham Makabe na Becca Makabe hamwe na mama we Deborah Makabe bajyanywe no kumugira inama yo gusaba imbabazi murumuna we Arikimu Makabe.
Ibyo Beka Makabe yarambwiye nanze kubitindaho cyane kubera ko isasu papa we Tony Makabe yamwirasiye rishobora kuba ryaramuhungabanije cyane rigatuma mugirira urwango rukomeye nk'urwo Edina afitiye papa we Bakidesi wamurashe isasu ashaka kurasa inshuti ye Shariton. Nanone Edina akamwangira uburyo yakomeje kumutambamira mu rukundo, nuko mbasezeraho nabo bambwira ko bagiye kwitegura bakajya gusura uwahoze ari perezida w'igihugu Tesi nyuma yo kumenya ko ari nyirasenge wa papa wabo Marisol, papa wa Regiza, kubwo kuba avukana na sekuru Nikora. Ubwo nabasize aho mvayo nkomereza mu rugo rwa chairman w'Abamakabe, hoteli, televiziyo n'ibitaro ariwe Adurise Makabe. Mu kwinjira mu rugo nsanga papa wanjye Rikimu Makabe na Shariton Osheya bicaranye mu busitani biteretse agakawa, hari ibyo barimo kureba kuri za mudasobwa. Mvayo ndabasuhuza papa wanjye Rikimu Makabe anyereka aho nicara. Mu kumubaza ibyo bahugiyemo Shariton Osheya ansubiza ko arimo kwereka Rikimu Makabe ibisasu by'ubwirinzi ashaka gukora, aho bamaze kwemeza ko ikigo cya Yasa bagiye kukimurira kuri Pastille Block, ahantu abayobozi bahoze ku butegetsi bari baragize gereza y'ibanga bafungiragamo abantu mu buryo butemewe n'amategeko, aho ubuyobozi bwabanjirije uburiho bwashimutiragayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakabafungirayo, n'abantu b'ibikomerezwa bagafungishirizayo abantu bafitanye ibibazo bakaburirwa irengero. Aribwo buryo Morgan yari yarafungiweyo kubw'impamvu za politike ubwo yageragezaga gusakuza avuganira muramu we Matatias Makabe na mwishywa we Jonathan Makabe bishwe bazira urukingo rwa GMGA. Aribwo buryo Karebu yisanzeyo afungishijwe na Tony Makabe, ari nabwo buryo nisanzeyo mfungishijwe na Bakidesi, ku buryo umuntu ufungiweyo aburirwa irengero burundu. Bityo kimwe mu bintu bya mbere Nora Montana yakoze akimara gutsinda amatora no gusenya iyo gereza itemewe, bityo ubu ryari ahantu hihisha hagati y'ishyamba ry'inzitane. Bahise bahasaba Presidente Nora Montana nawe arahabemerera. Mbabajije ibyo bari bapanze byo gushyira icyo kigo kuri Spy Rock Shooters, bansubiza ko babonye kuri Pastille Block ariho hitaruye kandi n'ikigo cy'ubutasi kigomba gutandukana n'ikigo gikora intwaro ziremereye. Bityo kuri SRSS bahisemo kuhaharira Berisha nk'umukuru w'ubutasi, naho Shariton Osheya bamuha Pastille Block kugira ngo batazisanga inzego zombi zigonganira ahantu hamwe. Bamaze kunsobanurira ibyo bahugiyemo, nanjye mvuga icyangenzaga cyo guhigisha uruhindu Bakidesi na Doris, ariko Rikimu Makabe ansaba kureka ibyo bidutwarira umwanya kubera ko intambara twarwanye zitatwemerera kwiruka inyuma y'abo bantu babiri badafite imbaraga na nkeya, kubera ko nta bushobozi bafite bwo kuba bahangana kuduteza ibibazo. Rero tubihorera uburyo abazi neza bazatwigabiza bo ubwabo nk'uko Tony Makabe yatwigabije ntawe umwirutse inyuma. Bityo imbaraga tuzishyire mu bijyanye n'umutekano w'igihugu urambye mu kubaka uburinzi bukomeye cyane, naho Bakidesi na Doris tubaharira abashinzwe umutekano w'igihugu. Ibyo papa wanjye Rikimu Makabe yaramaze kutubwira twarabyikirije, maze adusaba ko ahubwo tuba tumurindiriye gato yakajya guhindura imyenda tukerekeza kuri Pastille Block kujya kwiga ikibuga cy'uburyo tuzahubaka ikigo gikomeye cyane. Nuko dusigaho njye na Shariton Osheya dusigara tuganira bisanzwe. Mubaza uko mushiki wanjye Edina yaramutse, ansubiza mu ijwi rituje abanze kwitsa umutima avuga ati Edina yaramutse neza nta kibazo, uretse akabazo gato twagiranye ubwo namubwiraga ko ndimo gushaka icumbi hanze y'ubutaka bw'Abamakabe kubera ko ntari umukozi waho ngo nkomeze mbe mu macumbi y'abakozi bahakora. Ariko Edina ansubiza ko amacumbi nyabamo nk'umukunzi we nta mwanya w'abandi natwaye. Njyewe musubiza ko n'ubundi tudakeneye gutaha mu rugo rumwe nk'aho turi mushiki na musaza, ikirenze ibyo ntabwo turashyingiranwa ngo wenda byitwe ko tubana nk'umugore n'umugabo. Bityo nahabaga nko kumurinda no kumwitaho kubw'uburwayi bw'igikomere cyaho yarashwe na papa we Bakidesi. Rero kuba twarafashe igihugu bivuze ko gitekanye, ikirenze ibyo yamaze gukira neza ku buryo atagikeneye kurwazwa. Ariko ibyo Edina akomeza kubyanga avuga ko adashaka ko musiga wenyine, dore ko n'ubundi yasigaye ari nyakamwe kandi mama wanjye Rajawolina yari yaramusezeranije ko azamuba hafi mu cyimbo cya mama we Harriet wapfuye. None nawe yagiye kwibanira n'ababyeyi be Rosalinda na Marisol. Edina yamaze kumbwira gutyo mwibutsa ko nubwo mama wanjye Rajawolina yasanze ababyeyi be ariko yamwoherereje murumuna we Regisa, bityo niwe bazakomeza kubana ku buryo azajya ava kwiga muri kaminuza ataha aho mu butaka bw'Abamakabe.
ariko ibyo Edina ntibyamunyura. Njyewe mucururutsa muturisha mubwira ko niba atiteguye kwihanganira ko musiga, dutangire dutegura ubukwe bwacu buzabe bidatinze tubone kubana mu rugo rumwe nk'umugore n'umugabo. Ibyo aba ari byo bipfa guturisha Edina nubwo n'ubundi yagiye ku kazi atishimye. Shariton Osha yarangije kumbwira akabazo gato kavutse hagati ye na Edina. Mubwira ko ibihe Edina arimo bituma akenera umuntu w'inkoramutima umubiri iruhande, kandi na mama wanjye Nora akaba yari yaramusezeranije kuzamubera mama mwiza mu cyimbo cya mama we Harriet. Bityo niba ari uko bimeze amumparire ndaza kumuganiriza nka musaza we, mwumvishe ko bidakwiriye gukomeza kubana n'umukunzi we mu nzu imwe batarashyingiranwe. Na Shariton Osha yansubiza ko gufata igitekerezo cyo gushaka aho aba nuko n'ubundi mu muco wacu bidakwiriye ko umukobwa n'umuhungu batangira kubana mu nzu batarashinga urugo, kubera ko abantu batekereza ko babana nk'umugore n'umugabo ku buryo ubukwe bwabo nta gaciro bwazaba bufite. Shariton Osha yamaze kumbwira gutyo, mwibutsa ko nanone bidakwiriye ko ajya kwibana kandi afite abantu benshi bamukeneye hafi yabo, kuva kwa sekuru Marisol na nyirakuru Rosalinda nubwo wenda batuye kure, abandi bamukeneye hafi ni iwabo wa mushiki we Vira. Ariko nsubiza ko yamaze gupanga kujya kubana na nyirarume Stewart usigaye uyoboye uruganda rwa Coca-Cola Limited rukora ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi yasigiwe na sekuru Nikora. Bityo aho agiye ntabwo agiye kwibana, naho abo bantu bamukeneye azajya basura kenshi gashoboka. Ibyo tukibiganiraho hari Kimuma akabe yavuyeyo yambaye utwenda tworoheje, adusaba guhaguruka tukerekera. Nuko tuvayo tumukurikiye, tugeze ku modoka dufungurira imiryango turinjira, nawe yinjiramo bidatinze ahagurutse imodoka. Dusohoka mu gipangu dukomeza dusohoka no mu butaka bw'Abamakabe, ubundi dufata umuhanda byeruye nyuma y'urugendo rurerure twambutse ikiraro cya Yorodani gitandukanye intara ya Yabisi n'umurwa mukuru wa Tekowa. Nyuma y'urugendo rutarambiranye twataye umuhanda ukomeza twinjira mu muhanda mutoya, bitarambiranye twinjira mu muhanda ukikijwe n'ishyamba, nawe utubera muremure cyane kugeza ubwo Shariton Osha yatubajije impamvu tutamubwiye ko aho tugiye ari kure cyane ngo twifashishe indege. Hari Kimuma akaba ahita amusubiza ko abantu bari kubona indege bari kwikanga bibaza ikintu kidasanzwe kibera mu ishyamba rwagati, kubera ko no guhagarika pastille block byakozwe mu ibanga ngo abantu bose batamenya ibyaho bakazashaka gukomeza gukurikirana ibiberayo. Njyewe mubaza niba tudahura n'abaharinze bakaduhagarika. Hari Kimuma akaba adusubiza ko harinzwe n'ubutasi, ariko yabanje guhamagara Berisha ngo abateguze ko ari Kimuma akaba agiye kuhagenderera. Ubwo twakomeje urugendo dutuje kugera twinjiye muri pastille block indani, dusanga koko huzuyemo abarinzi gusa, batwakirana ibyubahiro byinshi maze dutangira kuhazenguruka impande zose. Kuri ngiye buri ntambwe twateraga yanyibutsaga uko hafungiwe nabi cyane, n'uburyo nahaburiye umubyeyi ari we Gadi wari wazanye na Henry kumbohoza. Nzirikana ko kuba mbayeho ntari imbohe mbikesha Salome wankizeho simukadi, akaba ariyo Henry na Gadi bagendeyeho bamenya aho ndi. Ubwo twazengurutse hose Shariton Osha yafotora impande zose, maze dusoza kuzenguruka hose ari Kimuma akaba avuga ko tugomba kohereza abashyira izo nyubako hasi. Shariton Osha yahita avuga ko iryo soko ryo kubaka aho arishyikiriza nyirarume Stewart na sekuru Marisol, bakazifashisha ibikoresho n'itsinda ry'abubatsi ba sekuruza Nikora n'ibikoresho by'ubwubatsi bukorerwa mu nganda za Nikora zitwa Coca-Cola Limited. Ntabyo gutinda twarahindukiye twinjira mu modoka tugaruka iyo twaturutse. Nyuma y'urugendo rurerure twaje kwinjira muri Abamakabe Hotel, televiziyo n'ibitaro mu masaha yo ku mugoroba. Nuko mbasezeraho njya gucyura mushiki wanjye Angelo n'umukunzi wanjye Adera kuri Shariton Osha ambwira ko azimuka ejo. Nuko mvayo mfata imodoka nsohoka mu butaka bw'Abamakabe, mfata icyerekezo cyo kuri Max Asha Hotel. Bidatinze nagezeyo nsanga bakiri mu kazi, mbasaba ko dutaha bakajya kuruhuka, ariko Adera ambwira ko akomeza gutaha mu icumbi rye nka general manager. Mpita nibuka uburyo Shariton Osha yahisemo kuva kwa Edina, mbona ko aricyo kimwe na Adera udashaka gukomeza gutaha kwa nyirabukwe nubwo bwose aba atashye kwa nyirarume Montana. Ibyo ntiriwe mbitindaho nasezeye kuri Adera, we adusaba ko tureka akatugeza ku modoka ahita ataha. Tugeze ku modoka mubaza uburyo agiye kurara mu nzu ya wenyine, ansubiza ko mama we Liberata, murumuna we Diera na musaza we Aristide bamaze kwimukira mu icumbi yabanagamo na Angelo, barekeraho gukomeza kuba muri Montana Hospital kwa Magdalena. Ibyo maze kubyumva mubwira ko binshimishije cyane kumva ko atagiye kwibana wenyine. Nuko njye na Angelo tumusezeraho,
mpagurutse imodoka dusohoka muri Max Asha Hotel. Tugifata umuhanda mubaze niba yasezeye icumbi burundu, ku buryo yahise yemerera Adela ko aza n'umuryango we. Ansubiza ko nawe umuryango we wose twari dusanzwe tuba mu icumbi ryabo kandi ntacyo Adela byamutwaye. Gusa wenda Adela kuza n'umuryango we byo nuko ari we ugiye gusigaranamo wenyine, kubera ko nyuma yo kurahira kwa mama wacu Nora nka perezidante w'igihugu, Angelo azahita asezera kuba CEO wa Max Asha Hotel, ajye gukomeza amashuri ashaka digiri zizumbuyeho kuri bachelor degree asanzwe afite, naho Max Asha Hotel bayegurire Marume Noah ayiberekeye amani nk'umuntu ugomba gukomeza kurinda kuzima ku izina rya sogokuru wacu Max Asha nk'umuhungu rukumbi yabyaye. Ubwo twakomeje kugenda tuganira kugeza tugeze mu rugo, twakiranwa urugwiro nabo dusanze. Ubuzima bwe bwarakomeje kubarira iminsi ku ntoki ngo mama wacu arahire kuyobora igihugu. Muri iyo minsi Hitoni nawe atsindira kuyobora Kentrone, nyuma ya Stallone Armstrong atsindira kuyobora Masofa. Bose batsinda amatora mu majwi aruta kure ayo mama wanjye Nora yatsindiye. Gusa kuri bo kwigarurira abaturage bituruka ku bigwi byasize n'abasokuruza babo, mu gihe Nora Montana yatsinze amatora nk'undi muntu usanzwe. Kuba amatora yaragenze neza uko twabishakaga mu bihugu byo mu karere k'imisozi miremire dutuyemo, twategerezanije amatsiko menshi ko amatora y'Ivedinedi azagenda, ku buryo iyo nkuru y'amatora y'Ivedinedi ariyo yavugwaga cyane ku isi yose, aho Ayer Crespo yarahanganye mu matora na Sabre Orellano usanzwe ari murumuna wa nyakwigendera Bonesi twahiritse ku butegetsi. Wiyamamarizaga ashinja Ayer Crespo ko ari we wishe mukuru we, anasezeranya abaturage ko akimara gutsinda amatora azaba kuburira igihugu akuraho imyanda y'abaturuka ku mugabane wacu. Naho kuri Ayer Crespo we akiyamamaza yibutsa abaturage ko icyo dupfana cyakagombye kuruta icyo dupfa, kubera ko twese dupfana kuba turi abantu, naho iby'amasura y'uruhu rudasa ni nk'uko abavandimwe batanganya indeshyo n'umubyimba ariko bagaha agaciro kuba bahuje amaraso y'isano. Bityo natwe nk'abantu kuba tudahuje uruhu n'imiterere ntabwo bitugira ibiremwa bitandukanye, kubera ko umuntu atari uyu mubiri twambaye, ahubwo umuntu ni ubugingo buhoraho dufite, kandi ubwo bugingo twese dufite bukaba bungana, ndetse niba bunafite ibara bwaba busa 100%. Ubwo kwiyamamaza kwabo n'imbwirwaruhame n'ibiganiro mpaka nibyo byakomeje kwiganza ku isi yose. Ayer Crespo abyubakiramo izina nko kwigaragaza nk'umuntu utuje, udashaka ihangana kandi udashaka gukurura urwango n'ivangura, mu gihe Sabre Orellano yarangwaga n'amagambo akakaye kandi yuzuyemo iterabwoba n'ubuhubutsi bwinshi, agahugira kuvuga ibyazahagarika mu mwanya wo kuvuga ibyazashyiraho bitunganiye abaturage. Umunsi nyirizina w'amatora waje kugera, mu matsiko menshi dutegereza n'igishika cyinshi biva mu matora duhangayikiye abaturuka ku mugabane wacu batuye Ivedinedi. Maze mu gutangaza amajwi tunezezwa no kumva Ayer Crespo atsinze amatora ku majwi 71.86%. Abo umuntu wa mbere duhuje uruhu uyoboye kimwe mu bihugu byo hakurya y'amazi magari, nawe abagiye mu mubare w'abamakabe wubatse amateka n'ibigwi bikomeye. Nyuma ya Arisha na Jezabela Makabe bashyizeho agahigo ko kuba abanyeshuri ba mbere baturuka ku mugabane wacu babashije kuba ba mbere mu makaminuza yose y'ibihugu barimwo. Kuri twebwe tunezezwa no kubona abanyavedinedi barashyize mu gaciro, bagatora umuntu babona ubikwiriye, ntibatore bagendeye ku ibara ry'uruhu n'inkomoko. Gusa ayo matora yakurikiwe n'imvururu z'ibyigomeke bishyigikiye ivangura rya Sabre Orellano, bavugaga ko igihugu cyabo kitagomba kuyoborwa n'umunyamahanga, by'akarusho ufite uruhu rw'abacakara babo. Bityo ntaho byabaye ko umucakara ayobora shebuja. Kuri Ayer Crespo abaha uburenganzira bwo kwigaragambya, ariko abaha imburo ko niyumva ko hari uwo bahutaje cyangwa ibyo bangirije abakorera ibikwiriye. Mu kubabwira gutya ahubwo amera nk'ubabwirije, kubera ko batangiye gutwikira no guhutaza abo duhuje uruhu, bavuga ko babaha agahenge ari uko Ayer Crespo yaguye ku butegetsi. Na Ayer Crespo wisanze mu buzima bubi kubera iby'abakoloni bakoreye sekuruza Asha Imogeni na nyirakuruza Berisima, aha Niramu uburenganzira bwo kurasa no gufunga bigaragambya. Maze Niramu atanga itegeko ku basirikare ko ugerageza kubarwanya bamurasa naho umanitse amaboko bakamufunga. Maze abasirikare bavayo bakoramo akazi abigaragambya, abagize amahirwe bahungana na Sabre Orellano, bahungira mu kirwa kimwe cyo mu nyanja bajya gushingira y'umutwe w'inyeshyamba. Nuko amahoro no mu mutuzo bigaruka mu gihugu cya Vedinedi,
naho Ayer Crespo asigara arwana no guha impozamarira abatwikiwe n'abasenyewe n'ibyigomeke. Kuri mama wanjye Nora wari waragenye kurahira nyuma y'amatora y'ibyo bihugu ko ari bitatu, yatangiye gutumira abazaza mu irahira rye. Bidatinze umunsi w'irahira warageze, tubyuka twikoraho turaberwa riraka. Abashyitsi bari baturutse impande zose z'isi bari baraye muri Abamakabe hoteli, televiziyo n'ibitaro na Max Asha hoteli batangira kuvayo. Kuva kuri Starona Mustronge, perezida wa Masofa, na First Lady we Jezabel Makabe wari ugarutse mu gihugu bwa mbere nyuma yo kukivamo agiye gushyingirwa. Havayo Hitoni na First Lady we Keisha, perezida wa Yope Sharitirande na First Lady we, utibagiwe na Ayer Crespo, perezida wa Vedinedi n'umukunzi we Hezibora Osheya. Ayer Crespo mu kwinjira, umuntu yihutiye kujya guhura nawe ni Rosalie Imogen. Bahoberana mu rugwiro rwinshi cyane. Ubwo perezida Nora Montana niko yarakomeje kwakira no guha ikaze abashyitsi b'imena. Kuri Shera na Edina hamwe n'itsinda ry'ababyinnyi babo niko bari bakomeje gususurutsa abashyitsi. Abanyamakuru nabo bakomeje gufata amashusho y'ibibera aho ngaho. Nyuma yo gusuhuzanya n'abashyitsi, Perezidante Nora Montana yavuyeyo yicara mu byicaro bye, agaragiwe n'umugabo we Dogiteri Montana ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande hicaye nyirakuru Rosalie Imogen. Nuko ibirori byose biyobowe na Elvis nka MC nk'ibisanzwe, agenda atanga amajambo kugeza asabye Perezidante Nora Montana ko ahaguruka agaha ikaze abateraniyeho, agakomeza avuga ijambo ry'indahiro ageza ku bene igihugu cya Metrobeti. Ariko atarahaguruka havuye umwe mu barinzi agira ibyo yongorera Raisa nk'umunyamabanga wa perezida, bigaragara ko arimo kumuha ubutumwa ageza kuri perezida. Maze mu gihe Raisa agihindukira ngo ajye gusohoza ubutumwa bamuhaye, mpita ntanguranwa mwitambika mubaza ubutumwa bamuhaye, musaba ko bumbwira nkamenya niba ari ngombwa ko ahita bushyikiriza perezida. Ahita ambwira ko umurinzi amubwiye ko hari umugore bafatiye hanze yaraje guhungabanya umutekano. Ibyo amaze kubyumva musaba ko yirinda kubibwira perezida akareka nkabyikurikiranira, naho perezida Nora Montana agakomeza gahunda ze nkaho nta cyabaye. Nuko mpita mvayo njya guca ku muryango uri inyuma ya podium, nsiga Nora Montana yegereye imikoro ngo abanze aho ikaze abashyitsi. Njyewe mu kumara gusohoka muri sale nanyuzemo muri koridoro kugeza ngeze ku bwinjiro, kureba hirya mbona ahantu huzuye abarinzi benshi. Ngenda mbasanga mu kubageraho ntungurwa no gusanga umugore bakikije ari Dorise Mwenyewe. Mu kumubaza icyo bamubaza, mu mwanya wo kujya kumufunga bansubiza ko yari ashaka kwinjirira ku byangombwa bitari ibye, none barimo kumubaza aho bashyize nyiri ibyangombwa. Ibyo kubyumva nahise nikanga nibaza uwo nyiri ibyangombwa n'icyo bamukoreye mbere yo kumwambura ibyangombwa. Mpita nihutira kubabaza nyiri ibyangombwa, bansubiza ko ari umuntu w'ingenzi ku Bamakabe. Ibyo barangiza kubimbwira bamaze kumpereza irangamuntu Dorise yashakaga kwinjiriraho bakamuvumbura kubwo kuba yari yitandiye byo guhisha isura, kandi nyiri ibyangombwa ntaho bamuzi yitandiye. Maze mu gusoma izina riri ku byangombwa Dorise yashakaga kwinjiriraho nkubitwa n'inkuba nsanze nyiri ibyangombwa.